ngibi babizana ibi nabifashe byabishishe mu bitenge bazizane byabagendekeye gute hano tubonye murimo mushwana n'abadamu hariya bafite inzoga bavuga ko ari izo bibye ariko twumvaga ko ari wowe nyiri izo nzoga ubundi byagenze bite? abamama baje mu gitondo saa 4 yego baje saa 4 bansaba inzoga yego bansaba agapeti yego umwe umumama bari kumwe amusukira mu kirahuri yego noneho hinjira mundi umukiriya ansaba ntuza Knowless yego arambwira ngo nimushire mu cyumba muhanikiraho njyana mu kirahuri mushire intuzi inzoga n'ikirahuri mu cyumba baba mama kubera mfite kamera mu ntuza amuri business nkora nuko ninjiye mu cyumba seriva wa muntu waruje nibwo baba mama naje nsanga banyibye ariko sinabimenye sinaza ngo mbyiteho baranyishyura barigendera mbona mpitanja kuri kamera ngiye kuri kamera mbona amashusho yabo nsanga banyibye bakwibye ubwo rero mfata umwanzuro nakura muganga hari umuganga nabonye kuri YouTube yego ambwiye nyine mwerekana ahantu babyibiye ahita amfasha rero yego none n'inzoga nazibonye inzoga wazibonye izo nzoga zingana gutyo ubwo turaza guhera ku kintu kijyanye n'uburyo bari bazitwayemo mu by'ukuri bari bazitwaye niba nabyita ngo ni mu myanya y'ibanga sinzi biriya bintu ni ibintu bisanzwe bibaho ko ari bwo bwa mbere igihe nari mbibonye nanjye nibwo nabibona baje hari utuntu baziritse hano ku matako batuziritsemo nabibonye kuri kamera mfite muri business bahita basesekamo za nzoga bombi nibwo rero mbafatiye ahangaha muri centre mise mbafata mpamagaye muganga ko mbabonye ahita ambwira hari imiti yambwiye hanyuma hano ko mwabicaje ubwo hano ku muhanda biraza kugenda biterera hano ku muhanda ngiye ubwo mbonye inzoga zanjye nta kibazo ngizi hano mu gikapu ngizi kanze nzibereke uziko narinzi ko hari abagore b'abasirimu bigira abasirimu kandi ari abasambo batwara inzoga zihenze yanwaye inzoga zihenze gusa batwara inzoga zihenze gusa dore abasambo abantu bati kuki mutafashe ngo babajyane kandi bakira ahangaha reba izi nzoga zose inzoga zose abantu b'abanywa nzoga ko ndeba ari iziryoshye gusara none se ikibazo mfite ntabwo genda narebye neza kuko nje nsanga inkuru igeze kure zose zari mu maguru yabo nyine gutya hoya
oya izi ebyiri zari ziri kuri umwe ku mumama umwe n'izi ngizi ziri ku undi mumama izi ngizi bazishe mu gikapu kino gikapu ubu wowe wafata izi nzoga ko ari ebyiri ukazihambira kuri uko kuguru kwawe bigakunda n'abasambo njye ntabwo nabishobora none se mushikiwa uko bakwibye izo nzoga wasanze uko bazi ko ibyakibifite uko babimbwiye uko bazinyibye uko wanyeretse amafoto yabo yuko babafashe niko nanjye mbibonye ubu rero ikiriho ukumva neza sinzi icyo wabakorera ariko ibyiza ni ukubareka bakabona isomo sibyo kandi nawe ukumva neza mushiki wawe ndi kubyumva muga kandi nawe ugakoresha wa muti uko nabikubwiye umwe wundi ukawuminjira mu muryango w'iwawe kugira ngo batazongera kwinjira iyo umujura undi ukawuminjira mu bicuruzwa byawe ukumva neza nuko wa wundi ukawushyira ku marembo uri kwinjira n'iyo bizinesi yawe ubundi ugahigura cya gikubanza ko nakubwiye ugatanga cya gitambo gihwanye n'amafaranga 37 n'igiceri cy'ijana none se muga nta kuntu wabashiraho akantu katumye banywa ko bambabashe cyane nabirutseho cyane nyanga n'amafaranga yanjye kugira ngo mbabone ntateze gusa ni wowe wamfashije kugira ngo mbabone iyo nta kwitabaza simba nababonye twasezereye ko ngiye kugufatira kandi igihano nabyo biri ukwabyo gutanga igihano bihwanye n'amafaranga 51 n'igiceri cy'ijana amafaranga wansaba yose nayaguha n'ibyo 51 n'ijana ko nabiguha wambabara ukabampera kino igihano ko bakicaye hano mu muhanda igihano ngiye kubaha ngiye kubikoreza amashashi kuzageza yafaha bakwibiyeho kugira ngo nabo batazabyongera kugeza yafaha atanu bakwibiyeho umugabo waba umfashije cyane kandi urakoze pe yutahaba bibi ntago mba nabibonye urakoze cyane rwose ubwo nicyo gihano ngiye kuba guhera kugira ngo n'ubundi batazabisubira iyo abajura bibye abantu ubona ko muri isi no muri iki gihugu ubujura barabwadukiriye ariko dufite n'imbaraga zo kubushobora ku buryo n'umuntu uwo ari we wese muziranye uzagira iki kibazo ng'icyakubayeho uzamumbere nimero yanjye nimero wajya unshakiraho muyaye niba nampamagayeho 078 62 0 gatatu 9 nuzagira ikibazo icyo ari cyo cyose atavukanye cyose uzambwire nzakimukemurira. Image Studio twongeye kubazanira indi programme nshya mutari musanzwe muzi. Kuri ubu gahunda yo kwiga yagarutse. Rubyiruko rwifuza kwiga amasomo yacu amarembo aruguruye. Image Studio tukwigisha gufata amashusho no kuyatunganya byitwa filmmaking and video production, graphic and logo design, photography and social media monetization. Si gahunda yo kwiga gusa kandi tunabafitiye serivisi zitandukanye mu ikoranabuhanga. Muri Image Studio dufotora kandi tukanakamera amafoto y'ibirori bitandukanye nka bride shower, wedding, baby shower, birthday ndetse n'izindi event zitandukanye. Image Studio kandi dufasha abahanzi n'abakinnyi ba filimi n'ibijyanye nabyo mu gutegura no gufata amashusho y'ibihangano byabo. Tubafasha kandi gufungura no kumonetiza YouTube channel zabo ndetse no kuzamura social media zabo. Bigo by'amashuri, imiryango itegamiye kuri leta namwe abikorera, izi serivisi zacu zirabareba. Tugufasha gufata no gutunganya filimi documentary y'ibikorwa byawe. Si ibyo gusa kandi abanyeshuri biga multimedia networking tubaha stage ku buryo bworoshye.
Image Studio mudukeneye dukorera muri Yego Center Rwamagana cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0787320070 cyangwa 0743451642 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp 0786833331 Image Studio ikoranabuhanga ku isonga.